Byishimo akanyamuneza mu ikipe ya Rayon Sport nyuma y'uko Perezida Tade afashe umwanzuro ukomeye cyane. Aya ni amatsinda yigendera, Rayon Sport irerekeza mu matsinda. Iyi murera irerekeza mu matsinda. Inkuru nziza mu matwi y'abareyo, inkuru nziza kuri wa muntu nabwiye ngo niyandika umubare rimwe, bisobanuye ngo ninjye wa mbere ukunda Rayon Sport nganikurikira. Icyo kintu mucyumve neza, ninjye wa mbere ukunda Rayon Sport nganikurikira, nicyo bisobanuye. Mbere yuko ninjira mu makuru akomeye cyane tugiye kubanaho uyu munsi, reka ngira icyo ngusaba, kanda subscribe, share ndetse na comment yawe. Sinshaka comment ziri negativity, no, ndashaka comment zivuga ngo zifuriza Rayon Sport kugera kure hashoboka. Izo nizo comment nifuza. Ndagira ngo Rayon Sport ihita itekereza gukuramo Singida. Mureke guhera uyu munsi amasengesho yacu tuyerekeze mu matsinda. Indege ya Rayon Sport ndifuza ko izagera kure hashoboka, my brother and my sisters. Indege ya Murera ndifuza ko izageraho ikazima tukibagirwa ko Murera yagiye. Buri mureyo wese uri hano rero nanyandikire muri comment ati Mana utuyobore, cyangwa se mwandike ngo my heart bisobanuye ko Rayon Sport ari wo mutima wanyu. Abakunda Rayon mushigikire hot news, murabizi ni channel yanyu itavangiye, ni channel yanyu igomba kuvuga kuri Rayon Sport ibyiza bya Rayon. Ahatameze neza tugatunga mitoroshi, ahari umwenge tugatunga mitoroshi, kugira ngo ubuyobozi bwa Rayon Sport bwisubireho. Ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe n'ikipe ya Etincelle. Byagenze bite? Ibyo byose turi buze kubikorera icyo bita kubitotora. Turi buze kubitotora, muzi imvugo yacu ni ukubitotora akantu ku kandi. Iyo utotora ugenda utotora akantu ku kandi, nta na kamwe usize ku ruhande. Ibyo rero nabyo ni bimwe mu byo nifuza turi buze gukoraho. Perezida w'ikipe ya Rayon Sport aciye impaka, ahinduye byinshi, afashe umwanzuro ukomeye ku ikipe y'Abanyarwanda, ku ikipe y'igihugu, ndavuga Rayon Sport. Muvane bya bindi by'iyo kipe iyo ngiyo mube muyishize ku ruhande, nayo turi buze kwitotobora. Ndaza kubabwira ibyayo my brother, mwumve bya bindi yivugaga ngo mwumve uburyo igiye guseba ku mukino wa mbere ishobora kuzarya 6 EPR, cyangwa se ikarya 7, cyangwa se ikajya 12. APR nabonye bro iri gusitasita imbere ya Police, iri gusitasita imbere ya Ntuza ya Gorira. Numvishe ko ngo baguze ngo n'umukino wa gishuti hariya mu karere ka Bugesera, ngo bemerera ngo Bugesera ngo prime, ngo kugira ngo ize kwitsindishwa bayitsinde byinshi. Mbivuze hakiri kare, aya ni amakuru nakuruye. Kugira ngo ize kwitsindishwa bayitsinde byinshi, noneho ngo batangire babone ngo abazitabira guhera ku itariki 17 ngo mu nkera y'abahisi. Ibyo nabyo ndibuze kubitotora my brother, mwiturize. Ijambo rikomeye rya Munyakazi Sadate yavuze imbere y'imbaga y'abafana b'ikipe ya EPR, yavuze ngo Rayon Sport ni umukeba. Ibyo bivuze mu bukwe bwa Rujugiro. Yavuze ngo Rayon Sport ni umukeba wa APR mu kibuga no hanze y'ikibuga. Rayon Sport yaremewe gutsinda APR. Atariko niba ari ugushigikira uyu muvandimwe wakoze ubukwe, nkwemereye inka. Iyo nka uzi ngo ni iki? Niyo kukubwira ati twaragukubise. Munyakazi Sadate nta niwe watanze ikintu gifatika kugira ngo wemere kuntu abareyo aho bageze hose babasobanutse bakomeye. Ibyo byose turi buze kugenda tugira ute tubyinjiramo. Ibigo bikomakomeye APR yari yakomanzeho byatangiye gutera umugongo ikipe ya APR muri uru rugendo rwo gushaka iki, kugera kure mu mikino ya CAF. Ahubwo benshi ngo telefone za Tade ku munsi w'ejo Rayon Sport kibara gutombora Singida zaracicikanye.
Tade aravuga ngo ndibuze kubavugisha uyu munsi, ariko mbere yo kubavugisha ndabanza nganiriza umutoza. Ni ikintu gikomeye, wewe wumva kino kiganiro nushaka ugisoze. Murabizi ko nababwiraga ngo mucyumve mugeze kuri uyu munota, kino cyo cyumva ugisoze. Kafu yatunguye Rayon Sport kandi iracyayitungura. Numvishe bamwe muri babandi ba yakipe yari azashorongi batangira kuvuga ngo ati muri kafu ngo harimo umureyo, ati ni gute APR itombora ikipe ya Pyramide inshuro 3. No, ahubwo icyo kafu ikora ireba kaga kipe kihisha ahantu kagiye kwitsimba ikakanabuzayo, kavuga ngo ngwino hangane n'igikokonyozi. Ibyo ukora tuba tukureba mu Rwanda, ngo ngwino byikore n'imbere ya Pyramide. Ntibikunda, hari aho amakipe atagura. Abareyo batangiye kwandika ngo ndi kubaga, wapi ndi kuvugisha ukuri kwambaye ukundi. Abareyo mu nkunde ndahari ku bwanyu, muhabe ku bwacu muri gahunda yo gutotora akantu ku kandi, kugira uyu mupira w'inyarugenge ucikemo ruswa, ucikemo buri kimwe cyose. Nika hari umwenge tugomba kwakubita itoroshi. No muri Rayon Sport ndababwira ahantu hatameze neza, Perezida Tade agomba gukubita itoroshi akazana undi mwataka. Muzi ko namenya amakuru ng'ikipe ya APR iyi yitombora iba mbere ya Mercato. APR ngo yari kugura abakinyi bo hasi gusa, yari kugura abakinyi ba miliyoni, ko nayizi ko ntayizagera. Ubutumwa bwa Fantasy DS nawe yarabyivugiye ati dutomboye nabi. Asoza ahumuriza abafana b'ikipe ya APR ati ariko mwihangane, Pyramide ntibikunda Pyramide ntago bayikuramo, ntago bikunda pe. Mureke twibwize ukuri, APR ntifite ubushobozi bwo gukora mu Pyramide. Kino kiganiro ntago ari icya APR, ni ikiganiro cya Rayon. Twinjire noneho, twinjire muri Murera, isaro ry'Inyanza, igikaka, igikanu cy'imfizi, amakuru aremereye, impinduka zikomeye, umwanzuro ukomeye w'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Aya ni amatsinda yigendera. Ariko mbere yuko twinjira, ukeneye YouTube channel iri monetize, ihembwa amafaranga menshi kandi meza ku giciro ng'icy'umuneke, ariko no guhera ku 350 kuzamura bro. Tumva ngo ni igiciro cy'umuneke ngatangira kwivugisha ngo 10,000. Urandikira nimero 0733958508. Iyo nimero iba kuri WhatsApp. Iyo mudirinze neza ahita guhamagara bisanzwe, noneho mwarangiza mugapanga gahunda yo kubona n'uburyo mushobora kunozamo gahunda zanyu. Niba ushaka kwamamaza rero muri uru rugendo rwa Rayon Sport Day, ku kinyamakuru cya mbere kikugeza amakuru ya nyayo muri Rayon Sport, tangira uyu munsi. Rayon Sport nzajyana nayo Tanzania, ndabizi muzabigiramo uruhare, ni ukunshigikira mukazana ibikorwa byanyu ngabyamamaza. Rayon Sport tuzaba turi kumwe aho izajya hose, tuzaba turi kumwe, tugomba kuyiherekeza twitegeye 100%, tukigabura 100%. Rayon Sport ni ikipe ahubwo tugombe guhereza ibyo dufite, ntago ari nga ya kipe abafana bayo basahura umunota ku wundi. Ahubwo twebwe Rayon Sport tugomba kuyihereza ibyo dufite kugira ngo ibeho. Urukundo nirwo rwa mbere muri Murera. Ubwo rero ibyo byose ntinabigeraho mutamamaje iwanjye kuri Hot News, kinyamakuru cya mbere. Haba kuri YouTube ni Hot News, haba kuri TikTok ni Hot Rwanda, haba kuri Facebook ni Hot News, cyangwa se amakuru promoter. Ubundi tukabamamariza mu bikorwa byanyu umunsi ku wundi, mugakomeza kuryoherwa n'ibikorwa byacu. Mutwandikira kuri 0733958508. ubundi bikorwa byawe bikaba byagira kure. Ikipe ya Murera, isaro ry'Inyanza, igikanu cy'imfizi, Perezida wayo Tade yafashe umwanzuro ukomeye wo kwicarana n'umutoza ku meza y'ibiganiro, bakaganira kino kintu.
yabonye uburyo Rayon Sport yo mu gice cya mbere yakinye hari mu karere ka Rubavu ikina na Etincelle. Ntago abafana bigeze bishimira imikinire y'igice cya mbere, ariko igice cya kabiri ikipe ya Murera ikimara gusimbuza yinjijemo abakinnyi bane, Rayon Sport yatangiye gukina neza my brother. Emery Bayisenga kwita poto inshuro 3. Rayon Sport yahushijwe ibitego byabazwe, haba igitego cyahushijwe na Emery Bayisenge, haba igitego cyahushijwe na Serumogo ari Omari. Rayon Sport yabuze ibitego byagize ute byabazwe. Umutoza Afamia Rotifi ntago twamenya hanyuze kugira ngo tumuganirize, ariko namenye ibyo perezida wa Rayon Sport Tade we atekereza kuganiriza umutoza wa Rayon Sport. Nuko umubwira ngo panga 11 bawe beza Yusudiyayi aragera ina ku cyumweru uyu munsi. Ku munsi w'ejo azatangira imyitozo hamwe na Rayon Sport izaba yuzuye. Nsabimana Aimable nawe arimo arashakishwa n'ikipe ya Police, ariko mu gihe yaba ataguzwe n'ikipe ya Police araguma muri Murera, kuko akibara kumenya ngo tombora yese yanikira perezida none perezida muhamba bariye gahunda zo kuva muri Murera ngazigabanya perezida Tadamuri Yasini, ariko amakuru ahari niko nawe ashobora kuguma muri Murera. Ni Rayon Sport rero bamwe mu mazina akomeye batangiye kwifuza bakimara kubona tombora ko babonye ko Rayon Sport ishobora kugera kure hashoboka. Perezida rero w'ikipe ya Rayon Sport yavuze ngo ndibuze kuganiriza umutoza atondeke 11 bebeza abashire hari yabatoze byihariye. Kuri Yanga tuzabona umukino mwiza, uwo mukino mwiza tuzabona kuri Yanga niwo uzatwereka ko dushobora kugumana umutoza Afamia Rotifi cyangwa se tukamusezerera. Ikindi yasabye perezida yamubwiye ngo abakinyi wifuje twabakuye muri ekipe, abo utifuje ibyo akavuye ko kuva ngo haje ngo umukinyi musha tudateganya gusinyisha ntibikunda. Atariko nawe ntidushaka ko mu kibuga hakinamo umukinyi udashoboye ngo kuko wamuzanye. Oya, abakinyi bagomba gukina muri Murera na abakinyi bashoboye bashobotse kandi biteguye gukora. Perezida rero ku munsi w'ejo ntabwo yigeze yishimira imikino ya Rayon Sport mu gice cya mbere, ariko icya kabiri nibura yaravuze ngo sureba. Bisobanuye iki ko bumve bisobanuye ko Rayon Sport ubwayo perezida utavugirwamo ari bufate yino kipe impinduka numvishe zigiye kuba muri Rayon Sport. Uhereye mu izamu bagiye kumanuramo umunyezamu wa mbere ukomeye. Ndahamya neza nashidikanya ko iyi Murera ayari amatsinda yigendera. Perezida Tade yavuze ngo ngiye kuganiriza umunyezamu, ganiriza undi nimero 9, manuremo nimero 6 ukomeye, ubundi iyi Mediane nta muntu n'umuzigira yinyuramo ya Rayon Sport. Icyo ni kimwe. Uwo bita Emery Bayisenge ni intwari iremereye cyane, ni tara yigendera. Rayon Sport yamanuye yabonye Emery Bayisenge ni ntakorwaho, binaravugwa ko ashobora kwambara igitambaro cya kapiteni mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo akomeze agaragaza ishaka n'ubutwaro ubudahangarwa mu ikipe ya Rayon Sport. Emery Bayisenge ari bwambara igitambaro cy'ikipe ya Rayon Sport cya kapiteni wa ekipe. Emery Bayisenge ahagaze neza my brother, arimo arakipinga baraka yitereka ashaka, uretse kubatera kufura wenda zigafata poto, ariko urabona ko ari wa mukinyi ufite ishaka, ni wa mukinyi ushaka gutsindira ekipe, ni wa mukinyi ufite ijisho rikireba muri za dogre, muri make ni wa mukinyi ubona ko Rayon Sport yifuza yanagenderaho, ni wa mukinyi urimo urakora ibidasanzwe kimwe n'ura munyezamu Yves, uretse wenda kuba kira igitego rira kompora ryaramuciyeho, ariko nyine nawe urabona ko ari umunyezamu ushobora gufasha Rayon Sport hano mu mikino iyo mu gihugu imbere
mu gihe baba barekuye uyu bita Idrissa Koyate, bakarekura uyu Murundi Pasi, bakinjizamo undi munyezamu, bakaba abanyezamu babiri b'abanyamahanga n'uriya mwana w'umunyarwanda. Idrissa Koyate agomba kugumamo n'uwo munyamahanga nyakarakana ka Yves nako kakaguma muri Rayon Sport mu izamu, ubundi izamu ryose rikaba ari dodanga. Nk'uko nari nabibabwiye rero, uriya musore rutayizamu w'ikipe ya Rutsiro Yves, ku munsi w'ejo yari ari hariya rwose mu karere ka Rubavu, yicaye muri VIP agenda areba ikipe agiye kwinjiramo uburyo igomba n'icyo agomba kongeramo. Nawo ni umwanzuro ukomeye wafashwe n'ikipe ya Rayon Sport. Ni umwanzuro ukomeye wafashwe n'ikipe ya Murera. Undi mwanzuro ukomeye perezida wa Rayon Sport yafashe niko kuja muri Tanzania gukina na Singida. Singida ngizagira ngo ni Rayon Sport yimukiyeyo. Abafana b'ikipe ya Yanga bazaba bari inyuma y'ikipe ya Rayon Sport hara muri Tanzania, my brother, umva icyo kintu. Bazaba hari inyuma y'ikipe ya Rayon Sport. Ngo Rayon Sport ngizahagurukana hano bisi 10 zerekeza hara mu gihugu cya Tanzania, zigiye gutera icyo bita bao. Yasabye abaturage gutangira gushaka pasiporo na za laissez-passer, ubundi bakazinjira Tanzania mu buryo bworoshe. Abanyarwanda bashigikira ikipe yabo, dore ko ari muri Tanzania hariyo n'abanyarwanda benshi bafana ikipe ya Rayon Sport. Nanjye rero ngaho News nzaba mpari hariya rwose, amatike ngiye gutangira kuyatuzuzanya nyakura muri mwe, mugenamo ngubita ibiraka nyine byo kwamamaza. Nuko gahunda zifashe. Twikomereze rero noneho tumanuke indani izandani muri Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ku bufatanye na banki ikomeye cyane ariyo Beka, ku munsi w'ejo mwarayinyishuje ngo sinayivuze, ni Beka, ndetse no ku bufatanye na Rwandair, sosiyete y'ubwikorezi bw'abantu n'ibintu mu kirere, ikipe ya Rayon Sport igiye guca impaka. Ikipe ya Rayon Sport ibonye abaterankunga biyongera kubo yari ifite. Rayon Sport ibomoye banke, Rayon Sport igeze mu matsinda. Rayon Sport igeze mu matsinda, na niyo title nza gukora. Impamvu ni Beka niza gushiramo amafaranga, Rwandair igashiramo amafaranga muri Rayon Sport. Skol yo tayari murabizi yo n'umuterankunga wa Rayon Sport, igiye kujitanga amafaranga miliyoni zigera kuri 25 buri kwezi na miliyoni 15 ku rugendo rwose Rayon Sport yapanze rwo kwerekeza hanze. Urumva icyo kintu? Urumva deal zatangiye kwiyongera muri Rayon Sport. Rayon Sport kujya Tanzania, abareyo Skol azaba ari brand yabo, abayambaye bameze neza, ariko na Skol nayo itange miliyoni 15 z'urugendo rwa Rayon Sport. Izo ni zandani muri Murera. Uwo bita Munyakazi Sadate nabibabwiye ibyo yakoze imbere y'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, plutôt ya APR, ahatari indimi, yemera gutanga inga kuri Rujugiro, ariko yerekeza Nyamagambo, avuga ko Rayon Sport ibereyeho gutsinda, kandi ko kuberaho gutsinda n'ubundi iyo Rayon, iyo Murera yemeye kumugabira inka, ariko Rayon Sport ikazahora kwita APR hanze y'ikibuga n'imbere mu kibuga. Nuko gahunda azifashe. Dusoza rero tugana ku musozo. Ese wakanze subscribe muvandimwe? Wayikanze? Niba wayikanze menya kino kintu, Rayon Sport ikeneye amaboko yawe. Rayon Sport iragukeneye nona, aho waba uri hose mu gihugu, hanze y'igihugu, Rayon Sport iragukeneye.
ni ugukanda ka kanyenyeri ka Rayon Sport, ni ugufasha Rayon Sport mu buryo bwose ushoboye, Rayon Sport ikagera kure muri uru rugendo irimo. Dukunde Rayon, idukunde, itume tugira igitinyiro, igikaka, igikano